ya kuvuga rero no gutaruka Ivy nawe Tony wenda unyumve we tugize tubiganiraho wenda Ivy no utarubisobanukiwe neza ariko ndashaka ya makuru nawe ayamenya Ivy nkuko naterewe mbivuga yaba papa wa Tony na mama we n'ababyeyi twabanye nko nabikubwiye so rero agatongaho byaba byiza wowe na Tony mufatanyije urugendo rw'ubuzima mukabana nk'umugore n'umugabo nakubaka urugo rwiza muraziranye imiryango yombi iraziranye ibyo kabisa ko ndi usa n'uguye mu kanuza urakomeje urakomeje nase Ivy urabona ndimo gukina ntabwo ndimo gukina maze igihe kirekire mbitekerezaho nagize igitekerezo ntigeza kuri mugenzi wawe ntabwire niko muraziranye imiryango iraziranye ku buryo bufatika niba wumva bikurimo warebye uburyo ganana na mugenzi wawe Ivy mukari uburyo mwahuza amaboko mu kubaka umuryango so ubwo rero nicyo nashakaga kukubwira wenda atarasubira igota amasimbi aho atuye ari muri Canada kugira ngo azagende waramuhaye igisubizo cyangwa mwarabiganiriye kuko byadufasha natwe nk'umuryango kuba twashingira umwana wacu umuryango umusore twizeye wifite ikinyabupfura ufite uburere wakuriye mu biganza byacu byadufasha sinzi rero niba icyo gitekerezo cyakiriye ndetse mariage nuko zikorwa papa ko nawe rwose ko numva yangu urimo kwitebya Ivy ngo iki pe ntabwo rwose ibintu ndi kubyumva iki tumva ni ikizi ikinyarwanda mvuga ntabwo cyumva ese abantu barahura ngo ni mubane from nowhere ngo mubane from nowhere umusore ntabwo umuzi Tony ntabwo umuzi ni from nowhere reba igihe yagendeye n'ukuntu ngibungana turi abantu batandukanye ntabwo tukiri babandi b'abantu sibyo no urumva happy pe imitekerezo ufite ni bwoko ki imitekerezanye no kuzihitiramo rwose happy ishyano riragwira ese Tony nawe urabishyigikiye Igo kikubanze bane nta kibazo nese nuko bikorwa like muhite mu bantu no ariko ntabwo tugiye kwita abantu ariko tugiye abantu bisa ko abantu barakundanye baziranye aho mutakundanye ntabwo muzi Tony ntabwo muzi so maze kumbwira ngo mwiganye primaire mwigana na za secondaire aho utazi Tony ni hehe ntabwo mbyibuka rwose sibyo wabyo wewe byo muri secondaire byo kareka ntabwo mbyibuka baba byo n'ibintu biri seriye bishaka kubyoroshya nk'abantu utazi ariko Ivy ni urimo kuvuga utyo tangiye kubasenya cyane kandi biroroshye mu bikomeza ntabwo ibyo reka mu bisubizo mu bikoreka ntabwo sorry bafaranga bashya ariko ibyo nyine birasekeje ngo wapi ahubwo nanjye ngende ndananiwe ya Tony humura buriya aya nta kibazo ahubwo navugaga navugaga wenda nari gutundi tuntu njyamo kurumva nibwo narengena uzana abo kwa tante gusa nubwo urimo gusezera urasigara ubihanduringa biriya humura tuza uyu ni umukobwa wanjye nibyariye sibyo urabizi neza nubwo rero ashobora kuba bitaramujyamo neza ni it's a matter of time so
hari igihe azabyumva ni ukubiha igihe kandi ndahari kugira ngo mufashe mubashe kubaka umuryango ushikamye kandi utekanye sibyo kubera Imana sawa Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Ariko Ivy, hari ikintu ushaka tuganira. Kuki utari kumva ibyo papa akubwira? Naguze ko ari papa wawe. Ndabizi. None Ese mama papa bashaka kumitiramo kuko ndacyari umwana. ntabwo uri umwana yego ariko ni papa wawe. Erega buri mubyeyi abareba kure. Wabona hari icyo ari kubona nubwo atabitubwira. Uzapawe no kwifuriza ikibaye Ivy. Ndabizi ntabwo nifuriza ikibi ariko uriya muhungu ndamukunda mama. Ndamukunda kandi ndabizi no kuva kera. Ndashaka ngo umuntu ntazi ngo nuko ngo twakuranye ibintu bya kera ngo ngomba ngo kubana nawe. Nanjye ngiye mba nakihitiramo umuntu tuzabane se ushaka ko nzabaho ntishimye mama. Ukajya ubona ndi mu mamodoka mu bikiri ko mbabaye koko. Ivy ngenda kumva nk'umwana wanjye pe. Urukundo rujya aho rushatse kandi umutima wishimira niwo umuntu akunda. Ariko na papa ugomba kumwumva. Urumva uzakora ibintu papa watishimiye. Urumva uwo muryango uzaba ugiye kurema ugiye guhangana na so uri tayari kurwana nabyo. Ufite imbaraga zo guhangana na papa wawe. Umuhungu uzakunda papa watishimiye. Uzamuzana bikubika umutwe mbabarira undebe tuganire. Uzazana umuntu hano muri rugo papa watishimiye ninde uzagushyigikira? Urabona njye mfite imbaraga zo guhangana n'ibyo bintu cyangwa wowe urazifite? Yego uramukunda biranagaragara ariko se urashaka kubana n'umuntu urugo se atazageramo? Nyumva Ivy ndakumva nanjye nk'umubyeyi nka mama wawe n'agahinda ufite ndakumva ariko se ufite imbaraga kizo kuzubaka umuryango urugo papa atazazamo? Umuhungu papa wirira ndakwinginze banza unyumve. Ibyo utekereza ndabyumva n'agahinda ufite ndi kukumva nka mama wawe ariko tugomba kubaha naso. Ese mama ko mukunda kandi na papa ndamukunda sinshaka guhangana nawe. None ibyo bintu uzabikontorora ute? Uzabigenza ute? Ntabwo wakunda n'umupapa wadashaka. Ese mama mbigenze gute? Ntabwo uriya muhungu umukunda uriya papa ashaka. Kandi na papa ndamukunda urabizi. Aho ugomba kumvira umubyeyi. Ugomba kumvira umubyeyi Ivy. Ugomba kumvira papa wawe. Nicyo ndi ngaho ibaze umunsi uzagira urugo papa adashobora gukandagiramo. Papa akambwira ati singa ushaka hariya papa uramuzi ndakeka umuzi. Akambwira ati mama Ivy ntuzarenga ngo ujye mu rugo rw'abari abana. Ibaze umuryango uzarema udasurwa n'ababyeyi. Udasura ababyeyi. Urumva umuryango uzaba ugiye kurema ari muryango ki? Kandi buriya reka nkubwe papa ntabwo kwanga. Sibyo nubizi ko papa kwanga. Nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'umubyeyi burabona aho bipfira. Niyo mpamvu gumya kubirwanya cyane. Kuba ngiye ngushyigikiye ndi mama wawe. Ariko papa wawe ntabwo abyumva. Gise nzakumarira iki? Uyagwirira nyumva. Ikintu turakiganira. Umva amahitamo ya papa wawe bariyo wumvira. Witegekwa n'umutima wawe Ivy. Reba kure. Wowe reba kure. Wireba aha hanona ngo urukundo. Yenda byumva uramukunda umutima uramwishimiye urukundo rurabaza mwana wanjye ariko se umuryango. Ugiye gufata umuryango wugurana urukundo. Ugiye gufata urukundo rugura umuryango. Ufite imbaraga zo guhangana na papa wawe. Kandi kubona tsiratize yanze kuva ku izina.
mama naguceka kubangana na papa urabizi ntabwo mbishaka ariko n'umuhungu ndamukunda none se ntabwo mfite amahitamo kuko sinshaka no guhangana na papa ahubwo se ndi kumva igihone ndi kumva habona uri kumva hanze ndabiyumvishe mugara kadogo Karabe mabuja. genda wumva umuntu igihone ureba uwo muntu Sawa reka murebe reka nyaruka. kuvugira hamwe wowe wagenze ibyo ugenda ayivi ndayihanagura atagira usanga uri kurira kandi ikibazo cyose uzajya ugira ujye unganiriza nka mama wawe ndabyumva aka kanya nta mbaraga ufite ariko nanone kutubaha ababyeyi ngo baca umugani ngo utumviye se na nyina yumvirije ejo utazicuza ibi bintu mwana wanjye nanjye nagushyigikira uti mama twari tubifatanije njye nkwifuriza icyiza nk'umubyeyi wawe kwifuriza urugo rwiza rw'ibyishimo mwana wanjye ariko nawe ntabwo nakuroha mu bintu papa wadashyigikiye ni karibu Meze muteze turaye papa payivarimo ni karibu mu nzara bisa akoza yego namwe ujye witwara nk'umwana warezwe sibyo ntukagaragaza umutima mubi niyo utishimiye umuntu baturaseka ibintu bikarangira ibyo nicyo kiri guteza ibibazo byose kitaravuye cyari cyaragiye ngo ni hanze ibintu kijya bimeze neza none se uko amukunda Rero hirya hari ibintu byose byarangiye bro. namubwira rero akaza Ibintu kayitwara byarangiye byose. Bitarangiye. Umufunika wo bwose bwarangiye. ese kumbona ugiye kureba ibitekerezo bimeze bite bimeze bite mwana mbwira ikibazo ufite Mari ikibazo cy'imodoka cyo ntabwo nta hano gihure n'ibibazo bifite mari. Ukuntu bimeze se ufite ikibazo nyine ibyo ntabwo nshaka kongera kureba nta gisubizo cyabyo rwose mfite biharira imana rero nizo uko izabirangiza feel at home oya ni muri gusa ubizi se cyambere buriya ni mwe ababyeyi gasigaranye na oya nta kibazo rwose natwe tuzakuba hafi
so yari umugabo mwiza, umugabo w'imfura, umugabo uganira, umugabo nyangamugayo. Urumva rero uzitware neza nka so nawe nyine. Nawe urabizi nahara arabibona ariko sibyo Imana niyo kuzarangiza ibintu reka nsane papa wawe mu nzu utagira ngo mama wazaganije ukamubwira ko mukunda yingura namusanga ibintu tuzaganira kwitunga bajya bavuga ngo umubyeyi buriya ngo yabayeho neza mu bihe bye akagenda yasize ibyiza ku isi arabiba shere bitese shere tegereje ko wabayeyo nabaciye hari ni cyane hanze kikona ndi muri shambre rero mukana nzi ko agiye muri ya gahunda wayisubitse se nono tone mwe mwabonanye natusanga hano hanze bari kumwe nani urabona ukuntu rero ubwota musimbi bamuguye neza rwose ameze neza aratuye ntukajye wumva ko ari yibunda ikintu bayaho bari bisanzwe urumva ari bisanzwe wenda kubera ko hashize igihe tudaherukana ariko kubera ko mfite wenda iminsi mike ndaha muraza kubona ko ari byari tone ameze neza amazi y'iwanyu rwose hakurya. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts run. Namenyereye gusa iyo ugezeyo nyine ubundi nabwo ntuzi ibigomba guhinduka. Ivy wabaye twe hakabanga dufite turaza no gusuhuza kandi gusuhuza abantu mwabonanye gacara haranye nicyo tuganira nibyo navugaga n'amazi yo hakurya hari ukuntu aba atandukanye n'aya hakuno iwacu ku buryo rero ubona ko hari ishanjoma yabaye uzi ikintu uzi byambayeho se wa mukobwa dukundana bitaye umuzi shamane twarajyanye tujyana iwawe mvuye mu kazi uri kumva birangije papa wiwe nyine araza nsanga iwabo nyine arambwira ati ni wowe ukundana n'umukobwa wanjye ndavuga ati koza ibintu byambayeho ibiki yarambwira ati ntabwo ngushaka mu buzima bw'umwana wanjye uri kumva ujye kure y'umwana wanjye uzajye mu cyaro ntazi buriya niyo magambo yambwiye yampaye amafaranga arambwira ati aya mafaranga uzagende nushaka uzajye korora inka bro ibyo iki ubu ngubu sinzi ntabwo nekanye kabisa n'iyi modoka sinzi kabisa none se wowe hashize ikintu cyo bikubwira kandi nkubwira yuko yabimbwiye mani twagiye iwabo yanjyanye iwabo mvuye mu kazi nambaye imyenda y'akazi none se we abikubwira wumvise umeze gute wabyakiriye gute wahise wumva ko umukobwa ugiye kumureka cyangwa nyine ugiye kwemera ibyo yakubwiye aribyo ukora sha bro byancanze ubu nabuze icyo nakora kandi urabizi ko uriya mukobwa mukunda mani turakundana pe sinzi niba nabasha kumureka ariko se biri aho ngaho urumva mani turi hano ku gasima ariko ntabwo njye mbitaho cyane ubundi uriya mukobwa ubundi uri ibitekerezo umufiteho cyangwa se nyine wumva ahawe nawe hazagenda gute bumva nyine umufiteho gahunda ndende cyangwa n'ibyo bindi byasite byo kuryoshya nyine ukavuga ati ibyana nyine abise nkaherukanaga biraho se ku buryo nta kontakte zawe wagira nimujya muvugana
ndashaka kubimenya biva mu kintu oya nuko nuko vuga nahinduye simukadi nageze hariya mwindura simukadi kandi nawe ya mbere ku buryo wahindura simukadi konzi ko mu byumba kimwe na IV ntumuye contact ndabesha ega yewe mama IV umva mubase Tanyumva mubwire neza uranyumva yakumva ugutwi kwawe kumeze neza uranyumva Tony ntabwo nzigera nkukunda wa muhungu we mpa amahoro ntabwo uzigera umenya biriya bintu bya kera turi abana tudafite ubwenge nutabyikuramo sinzi ukuntu uzabigenza ariko please mpa amahoro ntabwo ngukunda Tony kuri umuhungu mwiza w'ibogari hari abakobwa benshi uzi abakobwa benshi bifuza umusore nkawe ufite amafaranga nkawe ufite mu diaspora ibiki n'iki wampaye amahoro uzabivi kuri icyo wahindutse ntabwo nahindutse ngiye mfite undi muntu nkunda none se basi okay tureke ibyo nibyo ko barahindutse byibura mbere yuko mbwira ibyo bintu nta nubwo warumva byira ari kubanza byuka namahoro ntabwo kumbura gute se warambereye ikibazo mu buzima bwanjye uyu wambere ikibazo mu buzima bwanjye papa aracanga haba yenda kunkubita ibiki kubera wowe nta mahoro mu buzima bwanjye wampaye amahoro ntabwo tuziranye nawe bene turi abana bagiye ubyirengagiza ariko tureke kuba okay listen banza unyumve tureke kuvuga ko wenda tuziranye wenda turi abana wenda byari ubwana IV twamenyanye turi abana turakurana yaba famiye yawe inshuti yo mu rugo nyine imiryango yose iraziranye okay IV mbere yuko ngenda urabizi nagiye dukuze ahubwo nyine sinzi ikintu cyaguhenda come on hacize imyaka myinshi cyane ibintu birahinduka okay ibintu byarahindutse nanjye nshaka kubwira ibintu byarahindutse amafaranga ndayafite nubwo wenda mu rugo bitabye Imana ariko imitungo yabo yose ninjye bayisigiye urumva ikintu why come on nta kintu uteze kubura turi kumwe si wundi kucyangiye usha wampaye amahoro kweli Tony ibintu birahinduka ni kera twarakuze mbabarira rwose come on Tony ibintu wabiretse kweli basi wakijye nakubwira ninde ukwegera okay please come on Tony kuki gutuma ibintu bikomera nibiki sinakomeje ngo ngushaka ngenda gushaka banza nyumva ariko ngenda gushaka nta kintu uzaburi wanjye man mfite buri kimwe please try to understand me come on Tony wapi ndamukunda numva twabana none si umwanzuro wafashe ni wowe niba ese ari kubwira bro nanjye ntabwo nanjye ubwo sinzi kubwira sinekanye sinzi icyo nakora ubu ahubwo se urangiriye nawe mwana ko numva bigoye ci mbese ugiye gukora iki nyine ucyumva akubwiye gutyo ugiye guhita ukora iki nyine wowe urumva nyine icyo ugiye gukora uramureka cyangwa urakomeza umukunzi mwana uramufite ntabwo namureka mwana IV ndamukunda bwo ibyambaho byose niteguye ko byakira okay sinkubeshye nyine sinzi ko nabivuga urumva gusa njye nama nakugira ubwo niba umukunda ntaribi ubwo niba uramureka nyine sinzi kumenya ubigenza sibyo reka mbwire mwabashoze utwaye imodoka y'Imana gusa niba ari uko bimeze nyine gusa nyine tumani turi mu kazi we ikora akazi nuko mu kazi wacira ingano y'Imana mbona wagiye kureba sinzi impamvu Imana wakora akazi tugasoza then ukajya kumureba cyangwa se aho kubanza ucekinga ibintu byose urebe Imana igenda uva natuje bro wabanza ukeseye ukareba cyangwa se nimba biri bugende gutesha sinzi oya Tony mfite umuntu nkunda asibye ibyo ufite umuntu ukunda n'ibiki ubundi se ninde ngambwira ikintu ndusha baza Tony twarasigaranye arankunda turakundana tumaranye igihe akumareye iki
What do you mean amariye iki? Nyine kumariye iki? Dukundana urukundo rwa nyarwo uri kumva? Nose njye gukunda utarwanya rwo. Come on. Oh yeah, Tony. Okay, come let's move on. Tony. Okay, 1 minute. Please. Tony ushaka kumbwira kirenze icyonzi ko ngaho mbwira ndakumva. Oya ntago nkwegeye kandi winankoraho mbwira ndakumva. Ngenda gukunda. Okay. Ntago ngiye ngukunda. Urankunda ntago ngukunda sibisobanutse. Hari ubwo ndi kukubeshya ngo ndi kukurya urankunda okay? Sinkukunda that's it. Please leave me alone. Okay, Tony ntabwo gushaka kubabaza cyangwa ubugome ariko Tony wambujije amahoro pe wambujije amahoro nta mahoro nyifite mu rugo papa wanjye asiga ashaka kunkubita nkirukanka buri gihe kandi ni ukubera wowe ni ukuri ntabwo ari umutima wawe ariko Tony please Tony mbabarira ndakwinginze gusaba imbabazi umvire mu buzima sibyo uzabona undi umusore mwiza ariko ngewe ndeka pe mfite undi muntu atari wowe Okay, it's fine. Gusa nyine ngewe ikintu cya mbere cyo ndabizi ko Imana izi neza ko nyine ukuntu ukunda urwanya rwo kandi abizi ko igihe kimwe nyine uzaca mufasha gusa nyine we just take your time ntabamenya ugenda ubitekerezaho ariko ibyo uratekereza byose umenye ko nyine ukunda urukundo urwanya rwo okay ntunyizere icyo cyizere wikigera icyizere n'iki kiraza amasinde ngiye kujya mu kazi basobanurira papa wawe ko ndi kugenda kamubwire Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. nzahura muri kuzinyi kwezi why gusa nyine ndakora iki ko Ivy nta kintu na kimwe namwereka Wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna. Nda usa n'umuntu wari utwawe n'agatotsi. ya ni ibitekerezo ariko Okay. Ivy yaramwe ngo urimo urashaka arimo gusubira ku icumbi. nandi mu bagenda nizere ko nujya gusoza vacances uzafata umwanya ukaza ukadusezeraho natwe. ntabwo n'iki cyambuza n'ubundi aha ni mu rugo rwawe ni mu rugo nta cyambuza kuba nagaruka ariko ni kwihuta Mushiti yawe kwita utaje ngo guherekeza sinzi utuntu ngo agiye gufashamo mama we ariko nta kibazo turaza kuvugana Okay, reka nikubukereza rero. Sawa Komeza neza rwose. Meze neza ariko nawe Tony gahunda buriya reka tuyikomeze kuriya nubwo biragoranye cyane Ivy arimo arambuna ariko stira aracyari umwana wanjye aracyari umukobwa wanjye ndumva rero gahunda ndaza kwishyiramo imbaraga ku buryo bukomeye bitewe n'ukuntu Ivy twaganiriye n'ukuntu yatsubizaga bitewe n'ukuntu ntabwo nyine naniteze ko yamfata kuriya ariko nabonye yarahindutse cyane bo ni wowe nyine ubuze uburyo ahinduka cyangwa se akomeza muri biti mushaka
kuko niwe muganira cyane, ni wowe mugiye mwubakana urwo rukundo rwanyu, ariko ngomba kukuba hafi kugira ngo afere bibashe kugenda neza. Ahubwo papa ubuguzi nk'abakobwa nagiye mbenga benshi cyane, benshi kubera nyine urukundo nkunda ivi, kubera nyine kuntu ntabwo wabyumva, namukunda byata uriya mukobwa, ariko uyu munsi nyine sinzi kabisa, nabonye wapi kabisa kuntu bite n'ikiganiro twagiranye, ukuntu yansubije, ukuntu yakitingaga buri kimwe cyose yakoraga, abonaga ameze nkaho tutaziranye. Mon fils, ihangane kandi nzi ko bizagenda neza, byakikora byose, aracyari umwana wo muri uyu muryango. Ariko kandi reka nkwereke, reka kubera ko n'ubundi urabona amasaha yo kugenda, twaganiriye byinshi, mfite akazi, gusa ikintu nakubwira cyo ngewe uriya mwana wawe kabisa ungeragereze nyine nk'umubyeyi, urabizi uri umubyeyi wacu, uriya mwana ndamukunda kuva kera tukiri abana watureze, urabizi. Ndakumva cyane. Nyuma y'uko mu rugo bitabye Imana urabizi ukuntu bimeze, ariko gerageza n'ukuri umfashe pe, sibyo? Rega Tony, nanjye byamfasha byanshimisha, ntabwo nshaka ko umukobwa wanjye yazabana n'undi muntu uturutse Kantarange, tutazi ibyabo, umuryango tutazi ibyabo. Ayo ngayo ni $1,000 kirengaho ijana. Igihumbi?